duhura bwa mbere twahuriye Kanombe mu buzima busanzwe nari nugamye ahantu imvura nawe yugamye imvura reka umuntu wandika filime iyo mvura turayugama by'amahire turaganira muri nakoresheje iyo minota ari byaje umusaruro uyu mwugama shaka nimero umuntu naje ubundi nyine tubona nyine mufite ubukwe turabinezererwa cyane ni gute waje kugira ufata umwanzuro wo kuvuga ngo iki nicyo gihereka niba tani nibanga why her what made her special nifuza gukora ubukwe nkabona inshuti zanjye zishimye nkabona abavandimwe banjye bishimye ndavuga nti ibi bintu nabikoranye ugomba kubitekerezaho bagiye kizagera ryari kuko hari byinshi ugomba kubaka mbere y'ibyo byose ukabyubakana n'uwo muzabana ko muzabana igihe kirekire yego muri uko kubitegura rero niho nsubiriza cya kibazo Anike yabaje ati why her ni ukubera ko nabonye wa mushinga twawupushinga dufatanyije kandi tukagera aho tugera iyo muhuje biroroha cyane kandi kubimenya nabyo ntibigora ntabwo biba byoroshye birumvikana ariko se iyo mushyize ku munzani ibyo muhuza n'ibyo mudahuza ni hehe umunzani uhengamira byari byoroshye kuri urwo rugero kuko twari twaragize akanya gahagije ko kumenya ibyo akunda n'ibyo yanga bitari mu mutaka w'uko ari girlfriend wanjye ahubwo nk'inshuti yanjye so nayo mahirwe yabayeho hanyuma ibindi Imana kuba yemera n'ibikora muyishyiramo rero muyishyiramo kenshi wagera hanze ugaseka abantu bakagira ngo ntujye unasenga rwose ariko n'ubu uzi ibanga ryawe kuko gusenga ni ikintu gikomeye mu rukundo niho hava imyanzuro yose kubera ko muba mwabaye umuntu umwe iyo mwemeranyije gukundana koko na mbere yuko mujya mu zindi commitment biriya birori nubwo navuze ngo ubu bikoreye n'inshuti n'abavandimwe n'iki ariko umufuka urabyemera ku kihe kigero ingaruka zabyo zingana iki kandi hazagira ukubeshya ibirori ni ibirori byaba birimo amafaranga menshi yagereranyije amakeya ibirori ni ibirori cyambere ni umutima wanyu niba umutima wanyu wemeje gukora ibirori bibinjiza officially mu rugo nukuri murebe uko mwabigenza mubwiza ukuri mubikore ubukwe n'umwanzuro ni kimwe mu biva mu myanzuro muzafata ariko nyuma y'urukundo nyarukundo kandi urukundo ntago ari santima gusa ntago ari amarangamutima urukundo ni science ni science pe urukundo ni science bisaba ubwenge kugira ngo ukunde bisaba ubwenge mukibwiza ukuri mukareba ntafite se umura mukareba ahantu hose hashoboka hatuma mutagwa aho mutateganyaga nyuma yo gukora so ni umwe mu mishinga n'ubundi ishibuka muri rwa rukundo mwagiranye